hano mubyeyi ugihetse umwana ndagutangariza wowe ugihetse umwana wawe neza ndagutangariza wowe ugihetse umwana wawe ukumva ko umuhetse ndagutangariza wowe ucyumva ko wahetse neza ndagutangariza wowe wumva ko ukibirimo ndagutangariza wowe ugifite umwana wawe neza wamugaburiye amata umatsi goze uramuhetse umva kahetse urajisha we mu gihe cy'inzara urajishije mu gihe cy'ubukene urajishije mu gihe cy'ubukodo urajishije umwana aramugaburiye uwanjye namwiririje uwanjye nariyira iki nariyira utoki sha narihanganye narabuye ndihangana inzara yaraje ndihangana inzara iraza ndasimbiza ubunyeri buraza ndasimbiza ngiye kumugwira Haleluya Yesu. Shuti abadukurikiye mwese kuri gusengarwa abari hano mu gihugu cyacu twongeye kuba ikaze ni Harerimana Werarisi n'ubundi kubanga byuma tukumwe na Bobo nkuko mubimenyereye aya mezi n'amezi adasanzwe murajya mubgenda mubona udushya twinshi mubona ibintu bishyashya byinshi abakozi Imana batandukanye mugiye kujya mukurikira kandi nizi neza ko Imana iraduha umugisha iragumugisha kubakurikira ndetse ndazi ko turasangira umugisha n'ubundi ntibisanzwe n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubundi tugiye kumwakira bibwire tubaye kazane kuri gusengarwa. Barakoze cyane watwibwira abadukurikiye abakurikiye gusengarwa muri kano kanya. Murakoze cyane amazina yanjye ni Wankunde Damascene mwebwe mutukurikiye gusengarwa turabakiriye Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Damascene tuguhaye ikaze hano kuri gusengarwa kuyumva mwikaze ndabizi ko abantu bakurikiye ari benshi uragerageza kuzamura ijwi ndumva uvugira muri base gakeya cyane ariko uragerageza kuzamura ijwi kwa kundi tukuzi yego ndabiza iyo umuntu amavuga bafite mukunda kutangira umuvuga gakeya cyane ariko bikaza kuzamuka ubururukaka yego reka tugiye gusenga Imana nitumara gusenga nyuma tuguhakanya ugezeho abantu badukurikiye ijambo ry'Imana abari mu gihugu cyacu ndetse abari ku migabane itandukanye y'isi abari mu Rwanda abari muri Amerika abari mu Faransa abari mu Busuwisi abari mu Budage ndazi ko East Africa mudukurikiye muri benshi abadukurikiye muri Kenya bahaye ikaze muri kano kanya. Uku kwezi ni ukwezi kw'amavuta ni ukwezi mugiye kubona abantu benshi baza batugeza ijambo ry'Imana kandi ugomba gusoza umwaka uri furu ufite mavuta barasevinze amavuta kwinjiza muri mwaka wundi mu izina rya Yesu. Abantu bagomba gusoza umwaka basozana amavuta umuntu afite amakuru murabizi ko iyo bigeze muri aya mezi umuntu akeneye kumva amakuru nkunda kubwira abantu ngo ikintu cya mbere n'amakuru hari umuntu wacu ujye bivuga nkamukunda cyane karakara byo kumva ko ngo ikintu cya mbere iki n'amakuru hanyuma rero y'abantu bari kuva baza dutumira koze b'Imana tuba dushaka ikintu cyitwa iki amakuru. Haleluya. Turashaka kumva ikintu cyitwa iki amakuru kuko hari muri byo nkunda kumva iki amakuru ubu rero n'impamvu nawe uri hano. Amen. Nukugira ngo habe niba hari amakuru ese hari amakuru udufitiye hari amakuru ufitiye ababyeyi bagukurikiye hari amakuru ufitiye abasha dukurikiye hari amakuru hanyamara hari amakuru amakuru uyu munsi mbahaye ikaze shuti za gusengarwa ngiye muranafashijwe kuko urumva hari ukuntu abantu bajyaga bamwira kwa Yuwere bagafashwa mura rero ngiye nafashijwe igihe cyose ndafashwa bitewe n'ibintu n'ahantu Imana yadukuye. Reka rero dusenga Imana tumara gusenga rero dusenga Imana hanyuma tuguhe ikaze utuganye ijambo ry'Imana. Yego Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye umugambo wawe mwiza tugushimiye kuri kumwe natwe
tuguhaye ikaze ngo ubane natwe ushyigikire umukozi wawe. Abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari muri Amerika, abadukurikiye bari East Africa, abadukurikiye bari mu Faransa, abadukurikiye turasenze kugira ngo buri muntu wese imbaraga z'Imana ziganze, ubwiza bw'Imana buganze, buri muntu wese yumva amakuru y'ijuru. Turasenze ngo igitinyo cy'Imana kimubeho, ubwiza bw'Imana ku mukozi wawe. Muhagurutse kandi buri muntu wese uzumva ijambo ryawe, akumva ijambo ryawe, ahemburwe naryo, umwuka w'Imana aganze, icyubahiro cy'Imana depa erefo kiganze. Umuntu wese udukurikiye akaba akurikiye ijambo ryawe, ahure n'imbaraga z'Imana, ubwiza bw'Imana umubeho mwami. Urakoze Kristo kwa natwe muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ni kare umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ndabashuhuje mwebwe udukurikiye. Nababwiye amazina yanjye ni Bankundiye Damascene, ndi umugabo. Ibindi Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 11. Imana ibaha umugisha. Turasoma ubutumwa bwiza bwo twanditse na Luka igice cya mbere umurongo wa 11. Aravuga ngo nuko 11 aravuga ngo Imana dufashe tugire neza. Luka 11 umurongo waho, Luka igice cya mbere umurongo waho wa 11. Haravuze ngo maze marayika umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Zakariya amubonekera ahagaze imbere y'imibavu. Nuko marayika aramubwira uti witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumvishwe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera uw'umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazizera kuvuka kwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ndagira ngo tuganire kwa aya magambo y'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo maze Uwiteka Imana asanga Zakariya ari ku gicaniro arimwo yotsa iki? Arimwo yotsa imibavu. Ngo nuko Uwiteka Imana asanga Zakariya ahagaze imbere ku gicaniro, ngaramubwira ngo Zakariya witinya tutakideba, ngo kuko ibyo wasabye ngo byumvishijwe. Aramubwira ngo ibyo wasabye byumvishijwe. Ngo nuko umwuka w'Imana uzubwira Zakariya amakuru afashika. Uramubwira ngo Zakariya we, dore ngiye kuguha umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Haleluya. Hari amakuru amanutse aka kanya. Ikintu cyangombwa ni amakuru. Uyu Zakariya yari amaze igihe ari ku gicaniro cy'Imana. Uyu Zakariya yari amaze igihe kinini akora ubutambyi, ariko igihe kiragera Zakariya ngagera igihe asaza nta mwana abonye. Ngo umwuka w'Imana, ngo marayika w'umwami Imana ngamusanga ku gicaniro. Imana ishimwe. Amen. Ngamusanga ku gicaniro, ngaramubwira ngo Zakariya we witinya, ni njyewe Uwiteka, ni njyewe Uwiteka uvugana nawe. Aramubwira ngo ni njyewe Uwiteka, ni njyewe Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, ndi kukuvugana, ndi kukuvugisha. Ngo Zakariya ngaratinya, ngo yikubita hasi. Ngo Zakariya ngarakanguka, ngo ijwi ry'Imana riramusanga, riramubwira ngo Zakariya we ibyo wasabye byose byumvishijwe. Ngo nuko Zakariya aravuga ngo byashoboka bite ku mugore wanjye Elizabeti ashaje, nta kijya mu bihe by'ababyeyi. Aravuga ngo nanjye ubwanjye ntago nyibasha kugira ute kunama.
ngo umwuka w'Imana ngo uramubwira ngo bakubwire ceceka kuko igihe cyawe cyageze. Haleluya. Nta kintu na kimwe cyakitabe ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndagira ngo mubwire ngo Zakariya ngo ijwi ry'Imana riramubwira ngo umugore wawe Elizabeth dore agiye kubyara umwana w'umuhungu, kandi uyu mwana w'umuhungu azakubera umunezero. Imana idufashe kandi tugirire neza. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo wari umaze igihe kinini usenga, wari umaze igihe kinini ukora umurimo w'Imana, wari umaze igihe kinini uririmba, ariko ukumva amakuru aguca intege, ukumva amakuru akubwira ko ushaje, ukumva amakuru akubwira ko utazagerayo, ariko umva amakuru ngufitiye aka kanya. Umva umwuka w'Imana umanutse aka kanya uvuganye nawe ngo ibyo wasengeraga byose Uwiteka Imana arabishubije. Zakariya ngo nuko kubyumva ngo ntiyabyumva, ngo arangije abwira Imana ngo byashoboka bite. Umwuka w'Imana umugaruka uramubwira ngo nkubwire hatarashira amezi 5 uzagugura ururimi, kandi umugore wawe namara kubigaragaza ibyo bimenyetso byo gutwita, namara kubibona nibwo uzatangira kuvuga. Ngo nuko rubanda ngo bategereza ko Zakariya ngasohoka ngavuga, ngo Zakariya asohoka mu rusengero ngatavuga ngakajya bacira amarenga. Haleluya. Ngo Zakariya arangije ngarasohoka ngaragenda ngamara amezi 5 atavuga. Haleluya. Hari amezi 5, hari igitangaza mu mezi 5 Imana izanye ku buzima bwawe. Ati kuki ndagira ngo nkubwire ngo nasomye ijambo rirambwira Ababi ba 2 ibice 7 umurongo waho wa mbere, harambwira ngo nuko ari Samariya ngo baragotwa ngo hatera inzara. Haleluya. Ngo hatera inzara, ngo nuko abagore 2 ngo barya abana babo. Ndafashijwe. Ngo nuko umugore ngasanga mugenzi we aramubwira ngo mva Samariya hateye inzara, ariko reka tubanze umwana wawe unanutse. Umugore arabyemera ngo barya umwana we, ngo bamaze kuburya ngo baramuteka, ngo bashyiramo ibirungo, ngo barangije ngo baraca, ngo bamaze kurya tutakideba ngo enedra barangije bararya. Umva amakuru amanutse ngo nuko umugore ngajya gusenga Samariya. Aha niho dukura amakuru afatika. Ikintu cyangombwa ni amakuru. Ngaragenda ngo nyamugore agarutse ngo umwana we yamurangije, aramubwira ngo mbarere narinje ngo tujye umwana wawe tujye wawe. Mudamu aramubwira ngo bakubwire uwanjye ni muzima. Tutakideba aramubwira ngo uwanjye ni muzima, uwanjye ndacyamuhetse, uwanjye aracyavuga, uwanjye aracyareba, uwanjye ndacyamuhetse neza. Hari abantu bariye abana b'abahungu, hari abantu bahetse abana babo macuri, hari abantu batamenya amakuru afatika. Ngo nuko uyu mugore ngajya gusenga ngamenya ko ku irembo ry'Isamariya habonetse ibyo kurya. Amen. Totakidebo enefaya habonetse ibyo kurya. Hari ibyo kurya bibonetse i Samariya, hari ibyo kurya Uwiteka aboneka kandi reka nkubwire, hari ibyo kurya Imana iduhaye, hari ibyo kurya Imana izanye aka kanya. Nubwo inzara yari ikugezeho usenga, nubwo amakuba yari akugezeho usenga, nubwo inzara yakuriye usenga, ariko hari ibyo kurya, hari ibyo bibonetse i Yerusalemu. Hari ibyo kurya bibonetse he i Yerusalemu. Ngo umwana bari bamuri uwa mbere bari baramurangije, baramusangira. Hari abantu bari umwana baramumaze, ariko hari umubyeyi ugifite uzi kubika umwana, ndafashijwe. Uyu mugabo se mukabyara, hari umubyeyi ubitse umwana, hari umubyeyi utemeye ko umwana yabamburiye. Ni ukuri
kuko izari zarangira izarangira izari zarangira teremandore pa tutakidebo lekosini larabayasire izari zarangira ekutaya binivo harabariye abana harabariye haraba mu byizerwa barishingira barya abana mu buryo bw'umwuka barasambana baravangavanga barya abana bashinga akabari baravangavanga barya abana ariko hari umubyeyi ugihetse umwana hari umubyeyi ugihetse umwana ndagutangariza wowe ugihetse umwana wawe neza ndagutangariza wowe ugihetse umwana wawe ukumva ko umuhetse ndagutangariza wowe ucyumva ko wahetse neza ndagutangariza wowe wumva ko ukibirimo ndagutangariza wowe ugifite umwana wawe neza wamugaburiye amata umuha kigozi uramuhetse wumva akahetse urajisha we mu gihe cy'inzara urajishije mu gihe cy'ubukene urajishije mu gihe cy'ubukodo urajishije umwana wawe nasomye ijambo rimbwira ngo ufite uwo mwana afite ubugingo wowe ufite iki wowe ndakubaza nkurikiye uracyahise ufite uwo mwana afite ubugingo aleluya hari amavuta aha yabidufasha turabivuga ufite uwo mwana afite ubugingo ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima agwiza imbaraga mu butayu agwiza imbaraga mu rugendo agwiza imbaraga mu makuru agwiza imbaraga mu madeni agwiza imbaraga ekosini mando niko tabi agwiza imbaraga zo kundaga zo mu rugendo ndafashwe mu kuzima aleluya vuga imana ndayivuga vuga imana nanjye ndafashwe nuko rwose mbona uko uyu mugore ngamugezeho aramubwira ngo mada narize ngo turye iwawe wasigaye aramubwira tuba nkubwire uwanjye aracyavuga uwanjye namugaburiye uwanjye namwirije uwanjye nariye iki nariye urutoki sha narihanganye narabuye ndihangana inzara yaraje ndihangana inzara iraza ndasimbiza ubunyori buraza ndasimbiza ngiye kumugwira ugiye kumugwira ndamugamira inzara yarashe ukwezi kwa mbere ndamuramira inzara yarashe ndamuramira umwana uramuramira nukuri kwose ukwezi kwa kabiri ndamuramira inzara irashe ndamuramira ndamuramira babisohoka uramuramira yego babivamo ndamuramira yaba data wa twese uba karamya diri fara mandore pa hari abantu bahetse neza hari abantu bagaburiye Yesu neza hari abantu bamuhaye ikigozi hari abantu bihanganye baheka Yesu neza hari abantu bavuye mu bukote baheka neza Yesu hari abantu bacumbikiye Yesu hari abantu bagaburiye Yesu hari abantu bamwambitse hari abantu ni mukuru muri bo Yesu yabaye umugore mugari muri we Yesu uracyahetse uwo mwana uracyamuhetse wowe nkurikiranye uracyahetse uwo mwana none dufashe wagize amahirwe niwamuriye yego abandi baramuriye hano hari ababyeyi babiri ndagira ngo batere haleluya hari abantu babisohotsemo umukozi bavamo ibintu by'Imana barya umwana mu buryo bw'ukana n'agakiza bava mu gakiza babisohokamo ariko hari abandi bace mu mibabaro baraheka baca mu bukode baraheka amagambo ameze
benshi baraheka babura minirivare z'abana barihangana baraheka iyewe mana warafaya mandora wacokozere mandore yarabone kita karame umva amakuru y'Imana umva wa mubyeyi we warasenze igihe koko igihe kinini uriyiriza uratanga ugaburira Yesu wambika Yesu usura abarwayi ariko nta mwana waba ufite ndagutangariza wowe wahetse neza Imana irakubwiye ngo iguhaye kubyara naza iguhaye kubyara neza iguhaye kubyara umwana w'umuhungu kandi nkubwire wowe uri muri Amerika wakira umwana w'umuhungu warefaya sinima umva wowe byakire kubaze barangije wabuze urubyaro ariko Imana ivuganye nanjye irambwira ngo nkubwire wari utegereje igihe kinini wari utegereje umwana w'umuhungu wari ufite amakuru afatika ariko Imana iguhaye umwana w'umuhungu kandi agiye kubera umunezero kandi abantu badishimira agakiza ke abantu badishimira kuvuka kwe ndagira ngo nkubwire haleluya halala kitabiribo telefoni ya mana turi kugicaniro mana tumwe ngo nuko Zakariya nakomeza kose imibavu nubwo yarashaje akomeza imirimo y'ubutambyi nubwo yari yarabuze urubyaro akomeza imirimo y'ubutambyi ngo Zakariya nukuri ngo Zakariya umugore amaze kubyara batekereza uburyo bazita umwana isi ngo barabitekereza babigendaho baravuga umugore abate ako se ku mugabo wanjye yavugaga ariko Zakariya marayika yamuhinduye ikiragi yamaze kumubwira amazina y'umwana yaramubwiye ngo umwana uzamwite Yohana bana Zakariya ngo bicaye kwa kundi abantu bice baba bari kwita umwana ngo bazana urupapuro ngo barabati Yesu Zakariya zikwandika turamuha urupapuro yandika amazina y'abana marayika yari yaramubwiye ngo uzagobotora uri muvuge umunsi uzaba uri kwita umwana ni uzavuga ne watamando nayi erefo kesima uwo munsi abantu bose byari byabacanze ariko turihuse mukozi Imana ngo haraba ubundi iyo Zakariya umutambyi ngo yajyaga mu nzu y'Imana no gutambira Imana habaga hari abantu bategereje amakuru hari abantu basonze bafite inyota bavuga ati dukeneye kumva icyo telefoni ya mando amakuru y'umutambyi amakuru umutambyi azana hari abantu bari aho ngaho bakeneye amakuru ngo Zakariya avuyeyo aza yahindutse ikiragi kubera kwivovotera amasezerano aza bamati Zakariya ko uvuye mu nzu y'ubutambyi ko wari ugiye gutamba ibitambo ko wanatinzeyo bivuga ngo yari yanatinzeyo Tefa yari yatinenge na marayika ngo yatinze none ngo asohotse bakamati Zakariya tubwire ibintu Imana ikubwiye ese marayika kubwiye atababa urizijisha winzu yuvuga turakuzura umutambyi tuzi kukorera Imana uri kwijijisha agacamarenge ariko amaze kubya umugore Elizabeth amaze kubyara amukiki arimo mwose humura uzabyara igihe kizagera uzavuga ubaye ucecetse uzavuga wahindutse nk'ikiragi uzavuga ariko uzavuga imirimo y'Imana Imana iraje nikubere kukamuvuge ugiye kuvuga ugiye gutangariza abantu buriya marayika yafashe akanwa k'uyu mutambyi kugira ngo atabivuga Imana ishimwe kuko yarabivugaga rubanda ruri hanze bakajya kuzirika bakaroga hari igihe Imana itubwira icecekesha umuntu cyane kugira ngo batakomeza kumwikorera
imana igurusha umukozi w'imana reka ndivuge ukandi ukomeze ufate n'ucokoza uracokoza ngo nyine ngo Zakariya bazana agapapuro ati andika amazina y'umwana ngo ako kanya umugore yari afite agahinda kenshi kabate umugabo wanjye n'ukuntu twasenze dushaka umwana kweri aje umugabo wanjye n'ikiragi koko afite ubwo kutavuga koko ngo ako kanya marayika baramurekuye abarabwe ngo uyu mwana yitwa Yohana ataravuze aravuze erega impamvu cecetse ntabyo kuvuga bihari ariko tatazanye ibyo kuvuga Yesu aguhaye amavuta yo kuvuga Yesu aguhaye gukikira hari ibintu byari byaratinze kuri wowe wari warabuze uruvugiro kuko wari ingumba wari warabuze kuvuga kuko nta kintu wari ufite cyo kuvuga hacyo umugabo yarahari ariko mu buryo bw'umubiri naba ruhari nuko Imana ikubwira ngo umugabo arahari abikubwira Imana ikubwira ngo ahari mu buryo bw'umwuka wamureba ntumubone ndetse wamushakaho n'urubyaro nturubone wamushakaho iby'agaciro nturubone ariko mba mubwire Uwiteka amanuye amakuru arakubwiye ngo dore mu mezi 5 ugiye kubona imyaka 5 ugiye gukikira reka nkubwire ugiye kosa nubwo hari abahetse nabi nubwo hari abagiye baheka abana amacuri nubwo hari abantu bariye abana babo nubwo hari abantu baragura hari abantu bariye burusheti baguranura abana babo burusheti hari abantu basambaniye ibitenge barya abana babo hari abaririmbyi twari tuzi bari bafite abana buzura umwuka wera babivamo barya abana hari abantu barishingira bari abapasiteri bavuganaga n'Imana bari abatambyi ariko bariya abana kuko umwuka wera atinze kuko iby'Imana ibabwiye bitinze bariya abana ariko mva nkubwira wowe ugihetse umwana wawe wowe ugitegereje neza gumamo Uwiteka avuganye nawe ngaguhaye kubyara umwana w'umuhungu kandi uzamwita Yohana uyu mwana ntazarya azatungwa n'ubuki uyu mwana azuzura umwuka wera uyu mwana azaba afite imbaraga umva aka kantu ngo nuko Uwiteka asanga Elizabeti iramubwira ngo Elizabeti we nubwo umugabo wawe acecetse ariko njyewe hari icyo navuganye nawe kandi namubwiye ko azabyara nubwo yari yaranze kubyumva ariko wenda kumenyesheje amakuru haguruka nona ujye kwa Mariya nugera kwa Mariya nawe urasanga afite umwana w'umuhungu nawe aratwite noneho ngo mugihoberana ngo abana baraza gusimbuka ngo baramenyana aleluya rabana for burya umwuka ujya umenyana abahanuzi barakurubana abanyamasezerano baramenyana abasenzi baramenyana amavuta arakurubana nk'amashanyarazi tekosi ni mandola singoma ngo bibwirane nuko ngo umwuka wera ngo Mariya ngo yarimo akivuga ngo ariko uyu mwana ntazi aho yavuye nawe ubwe marayika Gaburiyeli yamusanze ari mu turimo twe aleluya kwa kunda ababyeyi ngo bajya bakora imirimo yo mu gikoni ngo umwuka w'Imana uramusanga mu turimo tw'ababyeyi aho ngaho uramubwira ngo Mariya witinya urahiriwe mu bagore bose urahiriwe dore ugiye gusama inda kandi inda sinda y'umuntu inda niyo mu mwuka ninjye wa Kristo ninjye ndi muri wowe nuko bavuga ko wasamye inda iya Yosefu ntabwo ari iya Yosefu ngo nuko Yosefu ngashaka kwanga Mariya aleluya ashatse kwanga Mariya ngo umwuka w'Imana uramusanga nijoro usanga Yosefu arya ati wibenga Mariya wibenga umugeni wawe uramubengera iki tutakidebo
katwite umwana w'igitangaza kandi kari Yesu uzitwa Emmanuel Imana uzancungura Imana data turi kumwe nekota komeza ibirori komeza gahunda ugiye gukwa komeza gahunda ya mariage yagufata irembo umva nkubwire kagira inkuru ngo nuko Yosefu ngo nawe amenya amakuru y'Yefa akimara kumenya amakuru iramubwira Imana ngo marayika aramusanga Gaburiyeli aramubwira ngo nkubwire rero uyu mwana nubwo Mariya mutwite ni uzacungura isi ni uzatuma turokoka ngo nuko Yosefu ngo umwana aravuka ngo bagiye i Betelehemu ngo bagiye kwibaruza ariko ubundi urebye usanga Yesu akikuzi iyo urebye uburyo wahamagawe uwo mu gitabo cy'imirimo Imana ije yasanga uri mu gitabo cy'imirimo n'umudugudu ntukuzi iyo utazi umuntu hari abantu dufite mu nzu y'Imana hari inzererezi zo mu nzu y'Imana ziba ziri aho ngaho baribagiranye aba bantu bazaza mu materaniro twavuze ngo turatangira 3:00 bazaza 6:00 noneho na marayika ubwe nabazi na marayika utanga amakuru yabamenya gute se kandi marayika ushinzwe gutanga raporo y'abageze materaniro aza mu gitondo akagaruka materaniro ashoje yaje barabahageze hanyuma barukaze gutanga raporo nanone y'abandi bagiye gutaha ariko ntacyo abatwite mukomeze mutwite yewe ndumva amasezerano y'abantu bagiye gusohora arasohoye kuko nasomye ijambo irambwira ngo nuko bene gihugu ngo bategereza yuko ari bupfa kindutse ngo bategereza isaha ngo babone isaha irashize hari abantu bajya badutega bavuga ngo ntituzabyara hari abantu batujyanye aho ngaho kwa Nyabingi bavuga amasezerano azasohora ngo ntazasohora ariko umwami Imana ngo bene gihugu ngo baracanira umuriro bategereza isaha ya mbere barategereze isaha y'Imana bategereza iki isaha hari abantu bagitegereje Imana nubwo bari kuvuga ariko baracyayitegereje baracyarindiriye nubwo banza baracyarindiriye bategereje iki isaha y'Imana nubwo batabyara bategereje isaha y'Imana nubwo babirukanye mu mazi bategereje isaha y'Imana nubwo uraho hanze nta gaciro ufite ariko utegereje isaha y'Imana nubwo fiyanse yakwanze ariko utegereje isaha y'Imana kagira inkuru nubwo muri korari batakwikoze ariko utegereje isaha y'Imana nubwo nta kazi ufite utegereje isaha y'Imana akira isaha y'Imana mu rugo rwawe akira isaha y'Imana akira isaha y'Imana akira igihe cy'Imana kirageze isaha y'Imana Imana ikwambitse isaha yayo nubwo uri kuvugwa Imana izanye isaha ku buzima hari isaha igeze mu kadomo tika la mando la performa uko nugushije ngamambere ngo Yesu bashaka kumutera amabuye ngo bashaka kumutera amabuye ngo yaragiye kuzura inshuti ye Lazaro ngabigishwa babwira Yesu baramubwira ngo mwigisha amambere abayuda bashatse kumutera amabuye hari amabuye bateye abantu basenga hari inkuru bakuvuzeho kuri ingumba ariko amabuye abantu baryamanye wowe ni menshi reka nyagusobanurire yego hari amabuye babavuze ngo aho yavukiye rwose nta wigeze wiga nukuri uriya we ntazagira agaciro nukuri ayo ni amabuye hari abavuze ngo dushingiye uko ameze nuko aresha nta kintu azimarira ayo ni amabuye hari abavuze ngo ntitukamuhe n'umwanya wo gushima ajye yicara inyuma ayo ni amabuye hari abatagutumira muri gahunda y'ubukwe no mu nama ntibagutumire ayo ni amabuye noneho uza amabuye ari ku bakobwa
uzi amabuye y'umukobwa ufite imyaka 35 yo uzi amabuye ari ku mukobwa w'imyaka 40 bavuga ati yo wari mwiza ariko usazi iwawe ariko hari isaha y'Imana umwuka w'Imana atangaje ko winjiye mu isaha y'Imana ukwezi inzira mu isaha y'Imana 12 inzira mu isaha ukwezi kwa mbere inzira mu isaha y'Imana mu muryango wawe inzira mu isaha y'Imana wamaze igihe uri mu gihe cy'umubabaro wamaze igihe usuzuguwe wamaze igihe utagaragara wamaze igihe nta terambere wamaze igihe ntacyo kuvuga wamaze igihe baragukandagiranye acira icyaha y'Imana mu buzima bwawe izina rya Yesu ndatashe bararese ndafashwe nagiye urafashishwa ngo nuko uyu mugore ngo Elizabeth yakira amavuta yo kubyara ngo yakira amavuta y'umunezero yakira amavuta yo guheka yakira amavuta yo gushyira mu mugongo yakira amavuta yo gushyira ku bibero ngo nuko nahuye n'abantu baramubaza ngo Elizabeth byagenze bite arababwira ngo nimubireba se nguko kumwami Imana yabigenje aleluya ngo nuko ngo Elizabeth ngo nawe ngabana amagambo agira ute araceceka ejo bundi Imana yacecekesheje nde yacecekesheje Penina yaramereye nabi Ana nawe yarabuze urubyaro ariko ngo nuko Uwiteka azibye inda ya Penina azirura inda ya Ana ngo Ana abyara umwana amwita Samweli umva nkubwire Imana iguhaye urubyaro Imana iguhaye guheka wewe wabuze urubyaro ni wakira amavuta Imana ikuntumyeho irambwiye ngo ni wakira amavuta yo kubyara ni wakira amavuta yo kubaho ni wakira amavuta yo kugira ijambo ni wakira amavuta yo kugarurirwa ibyawe ntabwo uzongera kugira ubukene ntabwo uzongera kuririmba ngo ube hanze ntabwo uzongera kubyara upfusha Bibiliya enetaya siredrahe Imana irabwira Saduraka na Meshaki na Abednego irababwira ngo ibyo bishize gutotezwa bishize kubyara upfusha bishize umva kubura y'ubukode bishize Imana ikugutuza mu itaje Imana ibwira bariya bagabo barayibwira ngo waduhamagaye iwacu nubwo twari tubayeho twirira ibijumba nubwo tugeze mu kindi gihugu tugasanga inyama zaho tugasanga ifiriti ariko burazira nyama ntago zari inyama baravuga ngo twebwe tubeshejweho n'ibishyimbo n'amamenwa y'ibishyimbo ariko twebwe ibishyimbo n'amamenwa n'ibishyimbo twirira ntago biratubuza guheka abana bacu nabi turakomeza duheka abana bacu neza ngo nuko bakigera ngo kwa Farawo ngo Farawo ngabazanira inyama ngabazanira ifiriti ariko ibyo kurya byaho byari bigize ute byari bihumanye Imana ishimwe ndagira ngo nkubwire ngo wowe utariyandusha Imana ikugiriye neza wowe utariyandusha Imana iguhaye amahirwe wowe utariyanduje Imana iguhaye ubuzima wowe utaragize kutambika ibirenge Imana iguhaye igisubizo umva kuntu Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo nkubwire wararirimbye koko bihagije warasenze bihagije umugabo yaragutaye bihagije ndetse wari usigaye ku musozi nta jambo ntacyo kuvuga wari usigaranye nta jambo wari ukibona mu muryango w'iwanyu batumiraga abantu bazataha ubukwe kuko wowe nta mafaranga wabona bakazakubwira bwarangiye ariko umva kuntu amavuta y'Imana arema Imana izanya amavuta ku buzima bwawe akira amavuta yo guhamagarwa akira amavuta yo guheka akira amavuta yo gukora Bibiliya irambwira ngo nuko ngo Mose aturuka muri Egiputa ngaraginda ngagera ngo mu gihugu ngo nuko ngabakobwa
ngo abakobwa ngo asanga abakobwa ngo barimwo baragira iki inama za se ngo nuko abakobwa ngo ariko barazindukaga abana b'abakobwa bakajya kugira ite kuhira inama ariko hakagira abantu babatanga iki umugisha ngo babo akazi iki abasore b'inyembaraga haleluya ngo bakabakura hehe ngo ku kibumbiro ngo bagashyiramo iki inama zabo ngo isa gategereza ngo yuko bataha kare ngo akabibura ngo nuko munsi arahahinguka ahingutse ngakimara guhinguka ku kibumbiro ngo yitegereza aba basore uburyo ari ibinyembaraga ngo areba uburyo abakobwa bazindutse nijoro ngo bavomera ku kibumbiro ngo ni abakobwa bande ba Etiro ngo Etira kirureba ngarabanga ariko se abakobwa banje ko muzindutse noneho byagenze ute ngo baramubwira ngo twahuye n'umunyegiputa yatwuhiriye inama niyo mpamvu tugize ute dutashya kare akira gutaha kare nawe akira gukora ugataha kare akira kugenda nawe ugataha kare akira kubyara kare nawe kuko hari abantu bagutwaye umugisha wawe kandi wari wazindutse hari abantu bakuriganyije umugisha wawe ariko noneho Uwiteka yohereje iki marayika ku buzima bwawe ukuvuganiye akira ubuzima akira amavuta Imana ibaha umugisha nari mvuze ngo wowe warunkurikiye tugiye gusenga Imana ariko wowe warubuze urubyaro fata ikiganza cyawe ugishire ku nda yawe hari amavuta Imana imanuye ku buzima bwawe hari amavuta yo kurema hari amavuta yo kubyara Imana imanuye ku buzima bwawe tugiye gusenga tugiye kugusengera kugira ngo kuno kwezi uku kwezi Imana ikuremere umwana w'umuhungu azakubere uw'umunezero azakubere umwana azakubere ibyishimo abantu bataguhaye ndagira ngo nkubwire ngo kiri ikiganza cyawe kunda Mana yacu uri Imana nziza turagushimye kubw'ijambo ryawe tugushimiye kubw'abantu bumvishije iri jambo nunyemerere iri jambo rigende rigume kundi bazimitima yabo nunyemerere iri jambo icyo waritumye mwami nicyo rirakora ndasenze cyane uyu muntu warubuze urubyaro ndasenze nohereje amavuta ku buzima bw'uyu mubyeyi nohereje amavuta yo kubyara nohereje amavuta yo kuva ku musozi nohereje amavuta y'urushako nohereje amavuta yo gutungwa nohereje amavuta yo kuva mu rwego akujyana mu rundi rwego mu izina rya Yesu kandi enedraye mu izina rya Yesu niwakira imbaraga zo kuva ku musozi wari umazeho igihe niwakira imbaraga zo kuva ku musozi wari umazeho igihe niwakira imbaraga zo kuva mu rwego ujya mu rundi rwego niwakira amavuta yo kugira ijambo ku musozi wari utuyeho urakoze Mana turagushimiye kutanza abana turagushimiye kutabaye uku kwezi Mana ni ukwezi uvuze ko uje gukora ni ukwezi uvuze kutanza ubuzima ni ukwezi uvuze ko uje gutanga amafaranga ni ukwezi uvuze ko uje gutanga akazi ni ukwezi uvuze ko hari abantu bari barabuze urubyaro bari barabaswe kugira ngo babone urubyaro ntibarubone urakoze kubahaye urubyaro urakoze Yesu kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze ni mu izina ryawe Yesu dusende twizeye amen abari badukurikiye akiri imbere ya kamera yatanga akanomero ke hari abantu mwakifuza kumuhesha umugisha umukozi w'Imana umukozi w'Imana Imana yareguhaye iduhaye birashoboka ko ushaka kumukenera kuba muvugisha kuba wamuhesha umugisha natanga akanomero 0787 23 062 0787 23 062 Shalom Imana ibahe umugisha amen amen